Yes, ibihe byiza yamaje gukanda subscribe ndetse nawe tubana hano umunsi kundi hano kuneza G. Mwa muri kumwe ni Mr. Nkusi nk'ibisanzwe, iyi bakayita Ineza G. Umwaka turawusoje rero, umwaka urabura iminsi 23 kugira ngo tube twawushyiraho akadomo. Hari ibyo uba wariyemeje, hari ibyo uba waraharaniye kugeraho, hari ibyo waraharaniye kubaka. Ibyo byose ukabiharanira mu mwaka wose, ukabihirimbanira cyangwa se ukabigeraho mu mwaka wose. Ndetse hari n'abavuye mu mubiri, hari n'abari ahantu hakomeye, ndetse mu bintu bigiye bitandukanye mu ngeri zose. Imana ibikuzi, niyo mpamvu mvuga nti Mana warakoze, cyangwa se Mana uracyakora, bitewe n'ibyo twagezeho naho twavuye. Umuntu aba yaravuye ahantu hakomeye, ndetse n'urwego ubugezeho uba ugomba kubwira Imana ati shimwa Mana. Impamvu rero itumye ngaruka ahangaha, cyangwa se impamvu inzanya aha, ni impamvu yihutirwa cyane, ni impamvu rwose nanjye ubwanjye iyo mpamvu nayirebye najya nyireba nkaseka nkavugana, ariko Mana koko abantu nk'aba ngaba baracyabaho. Ni impamvu rwose nawe nuyumva nawe nuyumva iyi mpamvu uraza guseka. Ni ukuvuga ngo njyewe nagiye kubona mbona nimero iranyandikiye kuri WhatsApp, ndayisubiza. Maje kuyisubiza munahita mbwira ati tuguhaye ikaze mu muryango wa Illuminati. Ndavuga ni it's okay. Nanga no kwirirwa musubiza. Hashize akanya arongera aranyandikira, ahita ankubita ikinimero ngo ni icy'umukuru wabo ngo ni icy'umukuru wabo w'aba Illuminati, ni umuyobozi wabo. Dore message ngiyi, mutazajya mugira ngo wenda ndi kubatuburira cyangwa se dore ngiyi message. Sinzi nimba muri kuyibona neza kubera urumuri. Dore ngiyi message. Arangije ikintu yankoreye, nanjye iyo nimero nahise nyifata ndayandikira. Majije kuyandikira, uretse uze wumva ibyo cyokora, nimba hari umuntu bagituburira muri ubu buryo, Mana nyagasani, habaye hari umuntu bagituburira muri ubu buryo, yambabaza, byambabaza. Uretse uze wumve nkimara kumwandikira ibintu yahise ampereza voice yo. Wakumva neza ufite kwa mwana we, urasobanukirwa buri kimwe n'ibisabwa kugira ngo ugire umuryango nawe ugere ku byiza we. Aho udasobanukirwa urasobanuzwa n'usobanura nta kibazo. Iyo ni voice yahise ampereza. Noneho amaje kumereza iyo voice, uretse uze wumve aka video yahise amereza karimo n'aka video bafashe baratunganya. Bamaze kugatunganya noneho bagashyiramo n'abahanzi baha mu Rwanda. Uretse uze wumve nawe. Neza muraho, buri muntu wese yifuza kujya mu muryango wa Illuminati Rwanda turamwandika kandi turamwakira neza cyane. Iyo wemeye kubahiriza amategeko n'amabwiriza turakwandika. Amategeko n'amabwiriza agenga umuryango wa Illuminati Rwanda kugira ngo winjiremo uhabwe amafaranga yose wifuza mu muryango wa Illuminati Rwanda. Amafaranga arahari rwose. Murabibona ko ari Bruce Melody. Ni ukwiyandikisha, gutanga igitambo, gukorera ibimenyetso. Kwiyandikisha ni amafaranga 26,000. Iyo utayafite ujya mu cyiciro cy'abaciriritse ukiyandikisha ku 13,600. Iyo utayafite urabyihorera ukareka kwinjira mu muryango wa Illuminati Rwanda ukabyihorera. Kwiyandikisha n'uburenganzira bwawe, nta muntu ugwatira kwiyandikisha. Amafaranga arahari aratangwa mu muryango wa Illuminati Rwanda. Iyo umaze kwiyandikisha uhabwa 3,000,000 n'ibihumbi 200 kuri mobile money yawe. Ako kanya mu minota 2 uhita uhabwa
2,200,000 kuri mobile money yawe, noneho ukazaza ku cyicaro gutanga igitambo, gukorerwa imigenzo no gufata ikarita yawe twagukoreye uzanye igitambo wahisemo gutamba. Ushobora gutanga umuntu inka, intama, urukwavu, ihene, ingurube, inkoko, uhitamo icyo ushaka muri ibyo byose biterwa n'ubutunzi wifuza. Kwinjira mu muryango wa Illuminati Rwanda bisaba kugira ibanga ry'ahantu ukura ubutunzi. Aba bantu bose ubona bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda bafite amafaranga yabo n'abamenye ibanga ryo kwinjira mu muryango wa Illuminati Rwanda tukabahindurira ubuzima. Bamwe na bamwe mujya mwumva ngo Illuminati Rwanda igutegeka ibintu bigoye. Ntabwo igutegeka ibintu bigoye, we niwe wihitiramo icyo uzakora mu butunzi twaguhaye. Amafaranga yacu agira kondisiyo. Ntiwemerewe kuyatura mu rusengero, ntiwemerewe kubaka ibipangu birenze 3, ntiwemerewe kugura imodoka zirenze 3, ntiwemerewe kurya inyama z'igitambo watambye. Nimba ushaka kuba umunyamuryango wa Illuminati Rwanda ukaba umuntu ukomeye ukagira amafaranga yawe rwose, ukubaka amazu ugacuruza bigakomera, iyandikishe. Nimba utabishaka ubyihorere, n'uburenganzira bwawe. Iyandikishe muhindurire ubuzima aho utuye mu ikaritsiye ndetse no hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Okay, so ngira ngo murabyumvishe. Noneho ngiye kumusubiza uyu muntu, mumfashe tumusubize, sibyo? Ndahamya neza ko abantu basaga 1000 ngiye kuzuza hano, abantu basaga 1000 ngiye kuzuza hano, turi benshi. Ndagira ngo mumfashe dusubize uyu muntu. Nimba koko umuntu afite gahunda yo kuguha amafaranga, yego, agatangira ngo muhe kandi ari ugomba kuguha, we agahita akubwira ngo muhe. Nimba hari umuntu bagituburira muri ubu buryo, mfasha ngo umwaka wa 2026 winjiremo muri ubu buryo, wumve ko ugomba kurya ikintu wavunikiye. Urumva? Ikintu wavunikiye, ikintu washoyeho imbaraga zawe. Guys, twahumutse. Nimba umuntu, si ibyo byonyine, akimara kumpa iyo video nahise mwihorera. Message yakurikijeho uri kuyibona, dore ngizo uko zikurikiranye. Nge nahise mwihorera, arangije ahita nyandikira ngo none se watangira. Abona simusubije, arangije hasi ahita ambwira ngo kutari kuvuga. Ndaceceka ndamwihorera. Mu gitondo cya kare saa 12, hari saa 12:30, dore ngiyi message, sinzi nimba muri kuyibona. Hari saa 12:33, arambwira ngo morning. Sinamusubije. None nimba ziko ashaka kumpa mu mafaranga koko, niwe wakabaye unshaka cyane njye wakabaye umushaka? Kuki tudatekereza? Ese nimba ashaka kumpa ubwo butunzi, arabumpatira ngenda bushaka? Cyokora nawe nimba uzi ko bakigutuburira muri ubu buryo, menya ngo nta kirimo. None ni gute umuntu yagushushanya muri ubu buryo, uri umunyarwanda uzi icyerekezo urimo, ukambwira ngo mu mutwe wawe hari ikirimo? Ntacyo rwose. So rero umunsi yari nifuje kuganiriza inshuti zanjye, duha agasopo n'uyu mutekamutwe ngo ni umunya-Illuminati. Umwaka tugiye kuwushyiraho akadomo. Hari abawusoje, hari abo byanze ko bawusoza, Imana yahamagaye. Gusa bibaho mu buzima tubaho bwa buri munsi. Nimba ubyutse bikemera, ukarambura urugingo bikemera,
bwira Imana ati shimwa Mana, ntacyo natanze, ni kubw'imbaraga zawe n'icyubahiro cyawe ugomba kumpesha. Wumve ko uri mu mwuka muzima, hari abawubuze, akaba ariyo mpamvu uba ugomba gushima Imana buri ko ubyutse, cyangwa se buri ko uteye urugingo rwawe rwose ukumva ruriho, uba ugomba kubwira Imana ati shimwa Mana. Ndetse hari n'ababa bari mu byago cyangwa se bari mu makuba akomeye, nabo Imana ntago yabibagiwe, ahubwo ni ibihe barimo gucamo. Nyamara iyo uri mu bihe bibi ukaguma kwibona mu bihe bibi, uguma muri rya curaburindi. Ariko iyo ugeze mu bihe bibi ugahita wibuka ko n'ibihe byiza bibaho kandi biri imbere bigutegereje. Uyu munsi biba ari byiza, ejo bikaba bibi, ejo bikaba ari bibi, ejo bundi ari byiza. So ntukihebe rero bitewe n'igihe ugezemo, ahubwo igihe ugezemo jya ushima Imana, wibuke ko Imana ari nyembaraga kandi ikora. Umwaka rero tuwusoje ufite iminsi 356. Mu minsi 356 hari ibyo uba warapanze gukora. Iyo utabigezeho uba uri kuri puresha, igitutu, ndetse akaba ari nayo mpamvu usanga ahanini bidutera puresha y'abantu cyangwa se y'igitutu ku bantu, kwigereranya n'abantu ati runaka yageze aha, runaka ageze aha. Bya bintu ntabwo ari byiza, nta nubwo bihesha icyubahiro Imana, kuko Imana iba ifite inzira nyinshi yaguteguriye n'izo yaguteganyirije. Niyo mpamvu rero uba utagomba kwiheba cyangwa se ngo uyisuzuguze, ahubwo uba ugomba kwihesha icyubahiro. Nshimiye rero abantu tugeranye ku musozo w'uyu mwaka, Imana ikibahagaritse, ikibatije ubugingo. Hari ibyo yabateganyirije ko mugomba gusohoza, ikaba ariyo mpamvu yanze kuba yabarekura mutarabisohoza. Rero uyu ni umwaka wo kwisubiraho, ni umwaka utari igiharwe, ni umwaka wo gukora ibyananiranye mu mwaka wa 2025 tukabikora muri 2026. Nubwo tuzaba tuzanye imihigo y'umwaka washize tukayinjiza mu wundi mwaka, ariko icya mbere biba ari uguhigura, cyangwa se icya mbere biba ari ugushyira akadomo ku mihigo wari wahize. Ntucike intege cyangwa se ngo uhere inyuma, ahubwo gerageza ujyane n'iterambere, gerageza ujyane n'abandi, uko igihugu cyiruka kiba kiri ku muvuduko udasanzwe. Niyo mpamvu rero tuba tugomba kujya ku muvuduko igihugu kiba kiriho, naho abatuka igihugu bo nabo tuzajya tuza tubahe mesaje zabo. Ntimuzigere murebera cyangwa se ngo mwumvire abantu b'ibigarasha baza bakabaca intege, ahubwo wowe ukora icyo ugomba gukora. Nimba umusubize, kuko ntago baturusha iminwa cyangwa se ntago baturusha gukunda igihugu cyacu. Turi Abanyarwanda kandi twunze ubumwe bw'Abanyarwanda, tuzi icyo u Rwanda ruvuze ubu ngubu. Nimba dusigaye tureba kuri televiziyo, isi yose irimo iduhanga amaso, tureba Visit Rwanda, hari icyo bishatse kuvuga, hari n'icyo bisobanuye. Nshimiwe twakomeje kubana ku muyoboro wacu wa Ineza G, nawe tugeranye ku musozo w'ikiganiro. Imana iguhe umugisha, kandi nawe wamaze gukanda subscribe, Imana ikongere mu bandi iguhe umugisha. So rero Imana ibarinde kandi ibarebe icyoroshye, ibyo mukozeho byemere. Ndabakunda cyane, mbahoza ku mutima. God bless you. Ciao ciao.